ingoma ibana ibanisha ingoma ihana ihanura ingoma ikunda ikundwakaza ingoma irwana ingoma irazamutse ishyizwe hejuru rwanda uri hejuru ntawagushyira hasi kukwaba we bakuzamuye ingoma ingoma y'imbaraga kandi ireza ingoma igatsinda. Ikaze inshuti bakunzi baganashya bo mu Rwanda rw'ibanze no mu Rwanda rw'ino no mu rw'iyo, aho muri hose turabasuhuza tugira tuti shimwa gasani sherezo iteka ryose gana mu bihe byose. nk'uko bisanzwe rero, nk'uko dusanzwe tubimenyereye ku cyumweru turabonana tukaganira ku bitubanda cyane cyane kugira ngo twimenye tumenye amateka yacu n'ay'igihugu cyacu n'umuco wacu ndetse n'ubwiru bw'u Rwanda n'ibyo tutamenye mu bihe byashize. Tukaba twaragize amahirwe yo kubona abantu babisobanukiwe babasha kudusobanurira bakatumurikira tukamenya aho tujya tukamenya aho tugana kugira ngo tuzagere aho tugomba kujya tumeze neza twemye. Tugomba kwandira muri ibi bihugu twajemo tugakomeza tukagira u Rwanda rwera, Rwanda rwandira mu isi ngari. None rero tukaba tugira ngo duhe ikaze Rwirujo, dukunda kumwita umwarimu nubwo atabikunda rwose, ariko niwe twamurikiwe, niwe ugiye kutwereka inzira nziza, urumuri rwiza, adufasha mu kudusobanurira ibyo tutabashije kumenya. Kugira ngo rero twihutishe ibyo tugiye gukora, turasaba Rwirujo kugira ngo dusubukurire aho twasubitse ikiganiro cyo ku cyumweru cyabanjirije iki turangije. Twarangije aho Rwirujo yagiraga ati ubwenge nyabwenge mburoba nyampeke nagabwe. Ati mbaye mfundikiye aho, ubwo niho nzapfundurira. Nk'uko rero ujye bitubwira uti aho umuntu apfundikiye niho apfundurira. Reka tugusabe Rwirujo udupfundurire aho twaba tugeze ku bwenge nyabwenge mburoba nyampeke nagabwe. Murakoze cyane. Urakoze Kabogo, murakoze namwe nagiwe n'Imana duhuriye kuri uru rubuga kimwe n'abandi bazaza kurikira bose. Nshimye ko ukunda twapfundikiye. Nk'uko bivuze ngira ngo ni ikiganiro cyabanjirije giherutse cy'ubushitwa twaranjemo mu bindi bishya, ariko nabyo bishamikiye. Ariko uravuga uti aho tuba twapfundikiye ku bwari bwabanje ubwenge nyabwenge girane mburoba nyampeke nagabwe. Twagiye tuvuga kenshi nyampeke icyo ari cyo, tunavuga ngabwe icyo ari cyo, ko nyampeke ari mu mizi y'isi ubwo aho bita muri nakowa. Noneho rero hariya ngabwe akaba mu gihe uri cy'isi. Wongeye kuresha irenzeho nyampeke wageranya no ku isi, noneho hariya ngabwe ukageranya no mu nkuba. Kugira ngo hari wenda kugiye tuvuga ukuntu amagambo yadutse yavuzwe na Rwigahima. Bavuze ko Rwigahima yigeze ajya ku ngoma, babaye batatu nako Bagahima batatu. Hari Gahima Kibamba w'ibanze, Gahima Kanyarwanda na Gahima Yuhi, aribo barashinzwe amarage atatu. Kandi buri Gahima wese twabonye ko ijana na cumi na karindwi ari 39, ubwo batatu ni 117 bivuga irage ry'Imana. Ubwo rero Yuhi Gahima yari ku ngoma, yinjiye ku ngoma nyuma y'igihe cy'uko n'abanyarwanda bari baragarura u Rwanda ndetse ibihugu byinshi bihango Sekarongoro Mutabazi agahunga u Rwanda, ibihugu byinshi bigatwarwa na igice cy'Iburasirazuba kigatwarwa n'Igisaka, icy'Amajyaruguru gitwarwa na Ndorwa, ibindi bakabyigabana. Nyuma y'imyaka inagarutse yagaruje gatoya namunanira, hazagarwa ngoma Cyilima Rujugira hamwe nka Bwanacyambwe n'Ubuganza. Ariko wenda icyo dushaka kuvuga ngaha ni uko Gahima yimiye ingoma yimye nanone igihe u Rwanda rwaracitse, nyine hari uwo murage w'uko utagira wose, ariko afite n'abamurwanya bari mu majyaruguru
biranamugora kugira ngo agarure ubuhanga bwa Nyakinama, abwambura ubugaya biranamugora ariko bigeraho. Burya ni nawe wubatse ibigabiro mubona hariya bya Nyakinama, andi bitwa Buhanga, n'ibigabiro hari n'ibya Gahima uwo nguwo, ariko yaje asibura ibya Gihanga, ariko bigaragara nyine uwo ni ibya Gahima. Ubwo Gahima rero yageze aho ngo yibaza icyo u Rwanda ruri kuzira, biba ngombwa ko ateranya inama y'abiru, none bakamubwira icyabonera u Rwanda intsinzi. Niko rero kujya gushakisha Gahima nako Gihanga i Buhanga kugira ngo ababwire intsinzi y'amagomero u Rwanda rurimo. Ariyo abiru ngo bari mu matsinda 8, ku munsi wa 8 baragaruka bamubwira ko ngo imitsino y'u Rwanda itari Buhanga ahubwo iri kuri Ngabo. Aho ni hahandi hari habitse ibanga rya Kamunani, aho ni hahandi mwihamya ntego rya Menaganza na Birari, aho ngaho murahazi ko ari mu rugo rw'abantu niho bita muri Ngabo. Imicyamo ya Ngabwe ni umusozi munini nk'uko hano Kigali ubu ngundi yitwa Ngabwe, ku mucyamo wa Ngabwe, ariko akaba na mu Kigali hejuru umusozi. Mu rugo rw'abami ni ku musozi wa Ngabwe, uko wavuga nuti hano kuri Kigali ngaha hari ibiganiro by'abami ni ku musozi wa Kigali, ariko imicyamo yose za Nyakabanda iri hariya hose naho yitwa Ngabwe, nitiranwa buri Kigali nayo ni Ngabwe. Ariko naravuga rero Gahima amaze kumenya ko imitsindo y'u Rwanda iri kuri Ngabwe indi iri Nyampeke, bitewe n'ibyo abakurambere batsindiye nyine bashyize imitsindo, nibwo avuze ngo kuvuga ibya Ngabwe n'ibya Nyampeke bizagirwa ibanga kuzageza mu gihe cy'abarobangoma babana b'imfura mu nganzo, aricyo kigiye turimo ngo bizagirwa ibanga. Ati ubwenge nyabwenge mburoba Nyampeke na Ngabwe. Biravuga iki ko amabanga yose abitse i Nyampeke ngo twajya tuyavuga kuva ku gihe cy'impanuka by'ibanze, impanuka bya kabiri n'ibya gatatu. Urumva n'ubwenge bya bwenge bubitse ibyo bya gisagize umutima wa nganzo, ibya Basabizeze, ibya Gahima, ibi byose uruhande rumwe biri Nyampeke, bavuze agereranywa no mu mizi y'isi, mu mizi ya Nyampeke. Hariho haravuga ko nyine ngo birenge ni ubwirwa, bavuga kuzagaruka kw'impanuka bya gatatu bigaruye irage, nyine biteganywa ko igitambo kizatambirwa kugira ngo abandi batambuke, aricyo gisagize umutima wa nganzo, iyo banga ryarihishwe. Noneho rero mu rugori rw'abami ariho Ngabwe ho mu Bufundu, ahabikiwe bene irage bene Imana amafunguro ya Bufundu. Urumva rero wanabaje ngo dufungurireho byari bipfundikiye ku ijambo rivuga ngo ubwenge nyabwenge muroba Nyampeke na Ngabwe. Urumva ko no gufundura iyo Ngabwe iri mu Bufundu. Urugo rw'abami mu cyamo ya Ngabwe, mu rugo rw'abami ni mu Bufundu, ahabikiye bene irage bene Imana amafunguro. Ubufundu rero ubu ni ugupfundura byari bipfunditse, ubu ni ukubipfundura. Urumva rero twumvise amabanga akomeye ari Nyampeke, hagomba kuzagira umwana uzapfa mwiterura, hava ngo birenge ni ubwirwa. Nanone mu gihorihori ari nk'umuntu mu gihorihori kikaba aho ngaho re kwingabwe mu ruguri rw'abandi, aho twagiye tuvuga byinshi cyane yuko ariho iby'abami byose birindiwe. Iby'abami ho birindiwe ni naho nyine hari igisabo cya Gasani ku mizenye byungo, cya kindi gihe kivuga yamanukanaga ingoma y'ironda, inkanda ya Gasani, igisabo cya Gasani, umunani ukinze, imfizi urutenderi n'inkota ya Menge. Icyo gisabo rero cyo kijishe mu mizenye byungo kuri Ngabo. Naho inkota ya Menge byaziko amabanga yayo n'ubwo bwayo twabonye ko buri i Nyampeke. Ariko kandi nubwo tuvuga ngo ubwenge nyabwenge mburoba, ni ukuroba, kuvoma, mbukura Nyampeke na Ngabwe mbanyuze muri Kigali. Ni nko kuvuga ngo mu mizi mu gihorihori unyuze mu mutima, unyuze mu murwa wa Kigali, umusozi wa Kigali nawe witwa Ngabwe, niwe nababwiraga. Maze rero rwose mwakunze ko duterura neza, ubaza uti ubwenge nyabwenge mburoba Ngabwe bivuze iki? Kuko n'abatwa twateguriwe twapfundikiye
ubu twaba tubapfunduriye babwira ko Ngabwe icyo ari cyo arahariho ari umugore w'abami ku musozi wa Ngabwe nyine. Noneho Nyampeke hariya bita ku Karwigema muri iyi minsi hari hasanzwe hafi ya Rwentanga, hakaba harakorwaga imihango ngo twababwira kuva impanuka by'ibanze kujya ku impanuka bya gatatu nk'uko twabivuze. Ariko ibyo byose bigera kuri Ngabwe binyuze kuri Kigali, nk'uko n'ubundi amaraso akwira umubiri avuye mu birenge, ntabwo agera mu gihoro atarize umutima, ko umutima hagati niwo uyapompa. Ubwenge nyabwenge rero mbuvoma Ngabwe naki na Nyampeke, ariko nyuze i Kigali. Urumva muri make rero wenda n'uwaba yikirije aha ngaha mbayinikije twakomezanya ni uko interuro bimeze ni uko isobanutse. Ngaho akavuga gusubiza ibyabo. Murakoze cyane. Menya atari ibyanjye ni ibya Beniragi. Ahubwo rero nk'uko dupfunduye, reka tubaze Ngomijana niba nta kantu k'umwihariko yari yaduhishiye, hanyuma tubone gukomeza ikiganiro. Ngomijana, nta mwihariko waduhishiye? umwihariko ntawe cyane urebye nuko twagira ngo dupfundure muri cya kiganiro cyahise. Hari nk'uko wari wabimubwiye Rwirujo, hari aho twari twapfundikiye nyine abantu bagiye basaba ko ariho yazahera akomeza, ahubwo ndumva nanjye umupira nawugarura kwa Rwirujo. Reka tubanze twumve izo nteruro ebyiri. Ni n'imwe urebye, ubwenge nyarabwenge mbura Abanyampeke na Ngabwe. Aho hantu hari umugabo witwa Berwa wari uhafite ikibazo. Rero ikibazo cyangwa amatsiko nagize bitewe n'ingingo yari ariho, ni ikintu yavuze ngo azatubwira ubutaha bitewe n'ibisobanuro ari gusobanura ku ngingo runaka yari ihari. Rero sinamenya ukuntu mbihuza n'iki ngiki ngo ubwenge nyabwenge buroga Nyampeke na Ngabwe. Gusa wenda sinabura icyo mubazaho, kuko ndashaka kumubaza mu bufundo ko bavuga ngo ni mu bwami. Ese niho mu Rukari hariya bavuga? Reka nze mu bufundo ni ku Gikongo n'uwazize za Nyamagabe mu bufundo hanyuma ibyo bimanuka bya gatatu bizaza muri iki gihe ngo bizaba bizanye ubwo butumwa bwasizwe n'uwo Gihanga, kuko wumva ngo yabibitse aho hantu nyine nko mu mabanga. Ngira ngo nicyo washaka kuvuga ko mwadusobanurira kamwe musinamenye uburyo mbibaza neza bitewe ninde urinde. Nitwa Berwa Thierry. Se umaze igihe kingana iki ukurikira ibi biganiro? Ni gito ariko kitari gito cyane. Biragaragara ko hari ibyo utakurikiye. Niyo mpamvu rwose utakurikiye, ariko baradufasha kugusubiza. Wari ukibaza ikindi kintu? Oya, ni aho ngaho nta handi. Hari ufite ikibazo? Nshuti afite ikibazo yakivuga. Yego, ndabashimiye nanone uyu munsi ko twongeye guhurira hano. Nari nshaka kubaza ni iki cyateye Gahima kuvuga ngo kuva uyu munsi ibi bintu bya Nyampeke na Ngabwe ntibizavugwe. Bizavugwe aho ngaho cyo nkubwiye cyo hari crise yabayeho agatangaho y'abiru, noneho bagenda bamwe baranga ubwiru, noneho amahanga abanzi y'u Rwanda arabumenya, bagenda badujwe imitsindo. Noneho aho amenye bwira nyirizina aho buhishe bw'u Rwanda, ahita abwira abagumyabanga bati kuvubu ibya Nyampeke na Ngabwe bizajya bibanga kugeza ku murobangoma w'abana b'imfura mu nganzo. Muri iki gihe turi mu bese igihe cy'abarobangoma. Yego. Ho nuko bya crise yari yaje bityo. Noneho ubwo byagize ibanga kugeza nyine ejo bundi 2022 aho bitangiye gutangaza. Ubyumva? Yego. Noneho ukiraho reka nkubaze rero ngusabe n'ikintu. Mugenzi wacu Thierry ubajije ikibazo kijyanye ngo imanuka bya mbere n'ibande bya kabiri bya gatatu bizahagera ryari mu nsubirizi. Ibimanuka bya mbere twabonye ko ari bariya ba Kazigaba, Rurenge na Nyirankende.
yego rwose. ibimanuka bya kabiri ni Sabizeze na Mututsi na Nyamundu. Yego. Ibimanuka bya gatatu ni Bazina w'Ingabe na Gisa gisangiza umutima Masibanganje. Eh. Muri make ubundi bavuga n'iriya ragi z'inyuguti eshatu zabo baje baziyemo. Yego, twavuze nanone hari Gahima Kibamba, hakaba Gahima Kanyarwanda, noneho n'irage twuzuriramo uyu munsi ari ryo Ibi ry'inyuguti. byose urakoze cyane. Izo nyuguti eshatu umubare w'ubwire rwamba ni 39, ibimanuka bya gatatu, noneho ibya Gahima Kanyarwanda wa Gihanga wabishije iryo rage ariwe Gahima nawe 39, na Gahima Kibamba mu ibanze, kuko imanuka by'ibanze ibyo bikomokaho Gahima Kibamba, kuko Gahima Kibamba ni uw'Akazigaba na Nyirankende. Yarangirije rero Nyampeke n'ubuzima bwarangiye n'abatabarijwe. Imanuka bya kabiri twarabibonye yuko byazanywe na Sabizeze, Mututsi na Nyamundu, nabo bagashyikira Inyampeke. Noneho imanuka bya gatatu nyine turabizi ni ziriya nyuguti eshatu, aho umugaba wazo w'izo ngabo yatabambye intabaza nawe Inyampeke agasangiza umuti munsi wa nganzo nk'uko twabibonye. Ubwo rero numva ko byumvise imanuka bya gatatu, turi mu bya gatatu. Ariko mu bya gatatu ku ruhande rwa mbere rwa rwo kubohoza gakondo, iya kabiri mu myaka tumaze kabe yo kubohoza imibiri, ubu twinjiye muri faze ya gatatu ya Tebabagwe yo kubohoza ibara imitima. Ngo ni spiritual noneho ubu niryo rage rya Shyerezo ubyimiyemo. Urumva wimiye muri iyo ngoma niyo kubohoza imitima, ariyo mabare, ni spirituel cyane. Urumva rero ko turi mu gihe gikomeye cyane cy'impanuka ya gatatu, aho Shyerezo zo guhera muri iyi minsi yimiye ingoma ye. Urumva igituma rero muri ibyangabwa na Nyampeke binakomeye mugenda munabitekereza. Urabona ko n'ibimanuka bya kabiri biza, ubundi biza n'ubundi byaje biyobowe n'umugabo witwa Ngabwa. Twabonye ko iyi manuka ya mbere abakoma kuri Gahima bari barakwiriye isi, bari baragiye bazamuka ngaho mu Nkore bitwa n'Abahima, barakomeza bagomba kuba ari myiza Ethiopia, bagera muri Misiri. Twabonye ko muri Misiri bahageze bagifite Sakara najya yagise. Dore ko ingoma yibanze igihe Shyerezo yibaga ari kuri mu Kigali avuga ngo ngoma yanjye Sera Sakara kane mu birere byose by'isi, ikirere cya gatanu ngo Sakara nka Gisa gisangiza umuti munsi w'unganzo, ikirere cya gatanu ni icyanjye n'agasani gasengwa k'i Rwanda. Urumva ko ibimanuka by'ibanze rero byakomeje gukwira isi biza kugera muri za Misiri, ariko bavuga ko bageze ubwo babibuka iby'intangaha, bubaka ibintu bimeze nk'ibirunga, bimeze nk'ibirunga ari piramide, bimwe bayubaka ahitwa Isakara, yitwa Gisa nk'uko twavuga. Bari barageze rero igihe kiza kugera abo bose bari iyo ngiyo ngo baza kubona ko bafite amakuba, batandukanye n'ibare ry'ibanze, bituma bagaruka kuza gushaka iyo basatuyeho. Baza bagenda ngo bari bantu 600 bayobowe na Ngabwa witwa Ngabwe. Baza gushyikira Inyampeke. Bakihagera rero ngo umwami watwaraga icyo gihe ariya mu mubari aza kubareba ngo ni Kabeja wa kangahe wa kenshi, baza kubabwira ko batari bwinjire mu gihugu, bagomba kunyura mu ngando, bagomba kubanza kujya guhugurwa kwigishwa iby'ibanze. Yakoze bari bageze bamenya ko bakoma kuri Munyiginya wa Gahima, abo baje niyo mpamvu uyu mawazi kwitwa n'Abanyiginya nyine. Ariko ubwo rero bagombye kujya guhaburwa, bajya gukora ingando kuri Muhabura kugira ngo bigishe nyine babwire ibyo byose, aribwo banamenya ko bakoma kuri nyine nko kumbivuze kuri Munyiginya. Noneho rero iyo ngando barayikora, ariko itararangira bamwe baza gutoroka bisubirirayo, baragenda. Bamwe bava ko bashobora kuba barashinze ubwami bwa Toro za Kitara, bamwe bava ku Gitura za Ketura. Noneho
baragenda. Ariko icyo twibuka ni kimwe, ni uko ngo bari mu Misiri uwo witwa Ngabwe yaragiye kureba umuntu wari umuhanga w'icyo gihe wari umutambyi ngo bimwe byo muri Babuloni Yetiro n'indi, bagiye kumureba bajyana n'undi witwa Musaki. Noneho bagiye nibwo nyine barangiraga yuko igitare bacukuyemo kiba bakomoka mu masoko ya Nili, barahabarangira nyine Ngabwe araza niwe wabanje n'abe 600. Bigaragara ko na nyuma uwitwa Musa yaramukurikiye n'ingabo ze. Buriya niwumva ngo Musa ngo yatwaye abantu bavana bajya i Kanani, ngo bamara imyaka 40 bava mu Misiri kugeza i Kanani, ahantu hafatanye utagenda ugera n'amaguru ntabwo warenze n'icyumweru, ngo bahagenze imyaka 40. Burya mujye mumenya ibintu yenda bitavuzwe, nuko bari bamanukanye, kuko n'ubundi mukurikira neza murasanga ngo yazuka ngo y'umuringa byabyo byose usanga ari byo muri Sudani y'Amajyepfo. Babyumva Sudani y'Amajyepfo umbe na za Kami nako Kami, Sudani y'Amajyepfo kimwe n'ahangaha. Noneho rero bigaragara ko baje bakagenda n'ahangaha n'aba Musa, noneho ahubwo bajya mu ngando bagatoroka bakomeza ahubwo bagasubirayo. Bari basanze bahari atariyo Kanani cyangwa se Ngabwe ari ubyumva neza, bagenda bisubira ngo n'abato. Abo rero nimureba neza murasanga ko ari wasubiyeyo, bakazasubira Misiri, bakazagenda imyaka yabo ariko hamwe yose 40, ikabarwa ari 40 kugira ngo bazagire aho ngo bageze. Ibyo muzabirebe neza yuko bari babanje nyine abasaba izeze bayobowe na Ngabwe, bahoze bari kumwe na Musa. Niyo mpamvu twabwiye rero ko naho Misapfiriye we yabwiwe yazize iki, maza kukimbwira, ndaza kukibaza abantu benshi mu icyo yazize cyatumye apfa. None rero ngo umurambo we ntiwabonetse, wabonetse mu rwego rwo Rwanda, tuzi neza aho uri mu rugo rw'abandi kuri Ngabwe, bagomba kujyana aho Ngabwe wa wundi batakomezanyije yarari kuri Ngabwe. Babyumva neza, niyo mpamvu tugikomeza ngo ubwenge nyabwenge ngo mburoba Nyampeke naki na Ngabwe. Aho mu gukomera kwa Ngabwe rero biraho birimo birakomeye cyane, birimo yuko Ngabwe witirura musozi wo mu rugo rw'abami, ubu ni za Kigali n'umva ubu zitwa za Ngabwe. Hari n'indi Ngabwe iri muri Nyungwe, si niyo Ngabwe gusa no mu mahanga zirana, ariko iyi ngiyi tuvuga tugomba kuronga Ngabwe waje atutse Kamutu, Kami Kamuntu, Kamutu Kami, impamvu dusize za Kami. Ariko n'ubundi twe mu Kinyarwanda hari abahitaga za Misiri mu Kinyarwanda cya kera bahita ngo ni Kami cyangwa Ikamutu, Kami Kamuntu umutima we Kami. Ubwo rero ubwo twavuga iki, twavuga rero y'ukuntu impanuka byagiye byose bihurira kuri Nyampeke. Urumva bwabwirwa Nyampeke rero ngo ngewe gihangamangira kuba mu Ruyange, umurabyo rw'impeke za Nyampeke, mangira kubaho mu Bwiru, mangira kubaho no mu ibare ryabagiye mu Ngoma twese bwashize. Ariko byose usanga akadomo riguhuraho ari iyo Nyampeke, impeke. Uriko n'impanuka ya gatatu twari tuvuze, wari ubikuriye amaze gutangira intabazi Nyampeke, byabaye ngombwa ko ibintu barabyisubiramo bajya kwimuhabura, bajya muhabura. Ubwo kandi twarabivuze yuko wari uyobeye amaze gutanga intabazi atabaje mu isanzure, ko icyo nicyo amaraso amaze gutanga intabaza ko mu isanzure umva amaraso cyane. Intabaza rero bituma mu isanzure no mu babaye mu Rwanda bayoboye u Rwanda abandi biba ngombwa ko hagira utabara. Wabumye gutabara twarivuze kenshi ni uwitwa Rugwiza Kunyagwa Mutaneshwa, kuko ari waruhanye nabo niwe gisa nabo, kuko yambaye tuni nawe yaje niwoherejwe ko yambaye tuni, so yambaye tuni y'Abadage nawe utwaye n'imbunda kandi ari kapiteni mu ngabo z'Abadage. Ubwo rero isanzwe n'uryohereje kugira ngo aze urugamba, Ngabe bayiheka impeke
iyi nga bayihita berekeza muhabura. Muhabura bivuga musinga n'ubundi. Iyo bavuga uyu musinga bavuga Gabriel Michael. Basubira rero muzi ko bagiye kuri muhabura kugira ngo abo bari banatatanye muri iryo tanga ry'intabaza bongere bahaburwa. Iyo bongeye guhaburirwa ayo mateka murayazi nyine n'impanga yari umaze gutanga intabaza. Ayo mateka murayazi. Noneho rero nyuma kugira ngo babone ukuntu bagaruka noneho mu gihugu nyirizina nk'uko mbere biba byagenze kwimanuka yari yowe na Ngabwe irimo Sarizeri. Maze rero muri makeya ubwo upfundika Nyampeke iby'aya mabanga ihishe ni nayo akomerezaho Ngabwe, haba na Musa rero yongera hagaruka, ariko no mu by'ubu turimo Ngabwe mu bufundu ahabikiwe nirage amafunguro y'agatsima y'ibanga ry'agatsima ka munani k'ubudapfa tugomba kurya tunyuze imwima na mushirarungu, naho tuhagera ari uko inzu y'Imana yagarutse inzu twamaze kurenga umuyira wa Rutonde twitondeye ibyavuzwe n'abakurambere, twamugira ku iriba ry'ubwiza Rwamagana, tugakomeza ku nzu y'ibuye ry'Imana Nyabakoma, tukahava tugera imwima na mushirarungu. Muzi ko abantu banahururukiye mu minsi yashize bari batangarije ubwo ngubwo n'urukereza bakima ingoma ye ari utagiye kurya ka gatsima ka munani ibanga ry'ubudapfa mu bwami bwa nde bwa kera. Muri make rero ubwo mvuze ibyo twagiye tuvuga byose bikikije icyo kintu cyitwa Ngabwe na Nyampeke. Ndumva rero mbaye nk'ubyaguye, reka nongere imitsi. Uracyari kumwe? turi kumwe cyane. Ngaho ndikije. Niba wikije rero reka dusabe ushimiye Imana agire icyo abaza cyangwa se atwunganira, kuko yari yazamuye ukuboko mbere ya nshuti ntitwamubona. Murakoze. Ngaho murakoze. Uretse ko n'ibyo nabazaga abisubirijemo, ariko nashakaga ko nagaruka ku iki kintu yongeye gukomozaho kuri iki ngiki cya Nyampeke na Ngabwe. Ubwenge niho buvomwa, byanasobanutse biranasobanutse neza, ariko tuvuge ko amabanga niho ahishe, imitsindo niho ihishe. Bisaba kugira nk'umuntu ashatse kuhasura, iyo uhageze ubwabwo kuhagera aho hantu, uretse ko tubisobanukiwe duciye kuri uru rubuga cyangwa se tubyumvana n'abandi bantu bakuru, kuko ntabwo ari ubwa mbere umuntu ibintu nk'ibi ngibi aba abyumvise. Kuhagera ubwabyo hari ikindi kintu byungura umuntu kuhakandagira gusa. Icyatuma ujya kuhakandagira byaterwa n'ikitumye ujya kuhakandagira, nicyo cyagira icyo kikumarira. Naho ubundi uko hameze uburyo ni ahantu nk'ahandi, abantu bazirika ihene, abandi batera ibishyimbo, nta n'uzigera niyo kugira ngo hari ikintu gihari kidasanzwe, reka da nta hantu zirika ihene, nta hantu hari udushyimbo, ahubwo n'ibyo kwagenda mu modoka kandi udushyimbo twundi tw'umuturage. Urumva? Ndabyumva. Cyakoze uko ibi biri kujya ahagaragara, hari ibiteganyijwe kuzakorerwa buriya nko kuri Ngabwe. No hari Nyampeke bidasanzwe. Ngabwe hazajya umunara muremure cyane, muremure cyane. Avuga ngo ibi ngibi ubwabyo bizasira hagomba kugira ibimenyetso bisurwa bihambaye. Murakoze. Ikindi kibazo, ibimanuka bya mbere, ibya kabiri n'ibya gatatu, aho hantu kuki ariho byazaga bijya? Mbese byabaga byatumwe guhitira aho hantu ko ariho bigomba guhitira, cyangwa inganji z'ubweru zirakuyobora ntabwo ari uyobora? Nose ntabwo twavuzeho inganji aho abagaruye irage bagomba kuzanyura ku irembo ari Biramahire, ku musozi wa Biramahire bakambukira Kagitumba. Ubu gikaba ari inzira yaciwe mu 1840 bwa nyuma n'abiro. Ibya Gikoba ko bizagira, ibyo ni imitsinda yakozwe na Kazi. Ibyazanira Nyamekezo, ibyahitwa Tebabagwe, abagomba kunyura Murinde
Urumva ibyo byose ni ibyo birateguwe n'ababinyuragamo kugira ngo barasomaga cyangwa ari babizi inganji zabajyanagayo nkuko uyu munsi uku turi muri kiganiro cyo turaje kutuzakijyamo ibisi byahuriye mu Rwanda ndebe buri Kabogo nawe ndebe ni muza wajya gutira mu buzima ubwiru rero iyo twemeye kumurikirwa turi mu rumuri buradukoreye ugasanga twabwiye mu ngaji tutanabiziriye ntabwo babaza ngo kuki naho ubwo rwabajyanye nubwo rwabayoboye ubwo rwabajyanye twavuze ngo ubwiru bumpangira kubaho mu bwiru no mu bwenge urumva nyine ubwiru buraza bakajya mu bwenge ukakuyobora ugahita usubira mu bintu hari n'igitangaje ushobora gusanga muri za rekanasiyo wabikoze n'undi ari bo bongeye kugaruka urabyumva neza ari bo bongeye kugaruka badafite memoire iri direct ahubwo ari connected ku ibara ry'ibanze ryari ryaraje urumva ubwiru rero ni ibintu birenze twebwe logique ya mind bugiye n'ibyo dukora bukabigenga iyo twemeye kuyoborwa turi mu rumuri no mu rukundo no mu kuri ubona ko uri mu mucuri nabwo hari ubwiru bw'abacuri bukuyobora mu mucuri wabyo urabyumva naba ngushubije yego yego berwa yaramanitse nawe afite ikibazo berwa ijambo ni ryawe hari ikintu nshaka kubaza Rwijuru mbere na mbere mushimira ndasobanukiwe kuri ibyo bimanuka bya mbere n'ibya kabiri n'ibya gatatu ariko nkabaza kuri imanuka bya gatatu cyari cyatumye Kaboga mbaza kuriya niko nagize amatsiko biga kuri Gisa Royetaga Emmanuel niba ibimanuka bya gatatu orode byarahageze cyangwa aribyo turimo komisiyo yabyo cyangwa intumbero ari ukugarura ibare mu ibanze byaba ari ubu buryo turimo cyaba uri gukora nta bindi ni ibiri mu nganji y'abazenga muziyimana ariyo ingabe isakara inga Kigali isakara wazi na wibi niyo nganje arimo bravo nicyo nshaka kumenya murakoze bica mu mihigo nawe ijambo ni ryawe yego uratwumva murambabarira ahantu ndi ntabwo hameze neza cyane ariko nabazaga ibyerekeranye n'igituro cyangwa umurambo wa Musa Kivi wazanwe kuri Ngabwe uko waba warahazanwe kandi yari yarasigaye inyuma murakoze barabara bavuze ko yasubiyeyo aho yaguye urahazi igituro cye cyazanwe mu ibanze aho bazi mu ibanze rega uko batubwiye ibintu cyangwa ko tubizi twabyize mu ibanze ibintu byari ibindi bo bari bazi ko igicumbi cyabo ari ukubazana mu masoko niho bakomotse niyo mpamvu bamuzanye byatwara imyaka ingahe bamugejeje n'ahangaha kuko n'undi n'abangabwe bari baje ni ukuvuga ngo rero umugogo we ntabwo wazanywe umurege nk'uwa Ndahindurwa barawuzanye bisanzwe bawuzana mu ibanze ryabo bose aho yaguye kuri Pisigarya niho bawuvanye ubuzana se n'ikibazo iri yarasigaye nyine yaguye iriya ariko bazanye umurava bakurikije iriya uza ukurikiye Ngape aho Ngape y'ubucaka birumvikanye ahubwo mbazi ikintu mwese baca mu migo Karame ndakumva urupfu rwa Mose urabyibuka yazize gukubita inkoni inshuro 3 akubita iki urutare bigenze bite ngabiduye neza yari yivumbuye yaranyonze mu yandi magambo kandi byashyerezo batanyonga bari bamubwiye ntabwo mbyibuka neza ariko bagufasha abandi ngari bagufasha Evode hari abantu basomye Bibiliya cyane na Evode arimo yafasha n'umutsindwa niho abiko ariko nta pasiteri uhari koko yari yabwiwe kubwira urutare ngo ruzana amazi wajya gukubita arubwire murumva Shyerezo yaramubwiye ngo abwire iki urutare ruzane amazi
niba bitera umujinya yari yifitiye yari mu mudumbi afite yaramutse nabi bamuhuje ngo abe bagira wagendera kubita ni icyaha gito cyane kinini ubundi rwababarara yazize iki buriya yanyuranije yanze kubabwa yaribaye ariba aho kubabwa icyo ni kimwe igikomeye kiri aho urutare si ibuye se urutare ni u Rwanda ibuye nzi ni ibuye bivuga biyenzi Rwanda yagombaga kubwira Rwanda ikatanga amazi warakubita nicyo yazize buri ukubita Rwanda baho ryabuye ryahinyuwe n'abubatsi b'isi bita Rwanda ari ryo buyenzi ko rizagera ubwo rimenagura andi rero yararikubise yagombye kuribwira we ararikubita biragomba ko iryo Rwanda iyo ngiyo ariho avanwe yongera akazazanwa muri iryo buye nyirizina mu buyenzi kandi ubuyangabwe yabuze urara guta mu rugo rw'abami ni muri buyenzi yabuze ari mu buyenzi murumva maze rero nk'uko watangiye ubivuga yaranyonze aho kubabwa yabigize hadi byari soft urumva ubwo rero uwo musa icyamubayeho ntiyageze muri iyo Kanani yibwiraga ahubwo we yajyanye niwo mbyamva ngo umurambo wajyanywe mu ijuru murumva mu ijuru ndabona ni mu ijuru nyine wajyanywe mu ibanze niyo mpamvu wazanywe intangaha ibyari bikomeye cyane wumva kuzana inwaha ariko bava mu kanwa ni mu ijuru handi ahubwo wazanywe mu rugori rw'abantu urumva ubu rero bagira ngo n'umuntu uba ariko bavuga nyine mu ijuru ry'inkuba ariko mu mana wundi ku mutagara wa 9 ari uwo mu mana ari uwo mu nkuba ari uwo mu ijuru ry'Imana mu mana mu mwuzuro w'ababyeyi bise Kristo ari wo wajyaje ibindi y'abatagatifu ubwo ni ba Kibogo abo ni ba Rurenge abo ni ba Ndenge iyo ari ku isi bigira ngo ari ubwo umurambo ni wo wazi iyo rero ari mu isanzure ariko icyo mu ijuru gifite n'icyo mu isi ihwanye nacyo nk'uko biri mu ijuru niko biri no mu isi urumva neza ubwo rero yakubise buyenzi ni icyaha gikomeye cyane ubwo rundi bizajyana n'ibanga n'ibyabanga twavuze bizashobora biba ngombwa igiye guhura n'ibyo ngibyo nk'ibyo niba ngombwa ko rihishurwa zahikurwa ariko zari rimeze nk'ibyo aricyo mbivuze muvugaho shenge urahari ndahari cyane watubwire garagaza ko uhari shimwa gasa n'iherezo iteka ryose igaragaye ryose ntacyo wumvamo ntacyumvishe cyane rwose we na nshuti rwose muri abaserukira ariko Mukamusasa namubonye Mukamusasa nanjye ndahari ndakurikiye habeho ndahari ndakurikiye nanjye maze rero hari ikintu mwongeraho gisa n'abarangiza buriya iyo tubavuga ngo ubwenge nyabwenge mbuvoma nyampeke na ngabwe reka tuvuge ngabwe muyumve neza ko ngabwe n'ubundi isanzwe ari ijambo rivuga du verso aquarius cyangwa igicuba ndavuga ngo ubwiru bwose bwa bumwe bwa kibugo twavugaga reincarnation ya 12 ariyo Emmanuel 12 uhereye mu mwaka wa 4644 ukongeraho imyaka 6633 ya kibugo rwa 2022 cyangwa se na gatatu cyangwa se na kane aho niho hahurira imyaka 67 ya gisa gisangiza ubutumwa songanzo gisa Emmanuel avutse. Iyi 37 rero ikavuga gakondo. Iyi 37 ikavuga inzu nzi. Babyumva? Ni uducyura mu nzu y'umwuzuro wa ngabwe
y'umwuzuro wa Kibogo urangira nyine muri 2022 na gatatu na kane uturutse muri 4644. Ngo etape ya nyuma ni iya gise gisangiza umutima usumaganje witwa Xai Manuel wavutse 1957. Ubwo rero uko bihahurira ubundi icyo bivuze niki nuko ya cycle za Kibogo 12 reincarnation ya nyuma ari y'ugize 67 ubwo nabazi nabirumvikana biducyura muri 2024 uyu munsi bitwinjiza neza muri mu itangira rya R du berceau ari R yangabwe ariyo ngabe y'igicuba sapini. Ezi berceau Aquarius mu cyongereza, mu kinyarwanda ni ingabe y'igicuba cyangwa se ingabe ngabwe. Ibyo rero nibyo umurimo wa Emmanuel watangiye mu mezi aheruka 3 y'umwaka munini w'imigani 2025-2020. ubwo utangira harashize ingabe kuko uwo mwaka ugizwe n'ingabe 12 reserve 12 za R. Ubu rero kuva utangira hari hasigaye izo ngabe eshatu hashize 9. Izo eshatu R du taureau, R du bélier, R du poisson, tugataha twinjira ubu ngubu muri R yangabwe ariyo R du verseau ariyo Aquarius twigiyemo aka kanya. Ni ukuvuga ngo rero birakinjira ki ngo ubwenge nyabwenge muri abanyampeke na ngabwe ko dutungutse muri ngabwe. Aho ni hahandi hehe? Aho ni hahandi isi yacu igera nyuma y'imigabane 25-20, kuko niho systeme ya solaire iba yitegeye inyenyeri yitwa Alcyone yo muri Pléiades, yo ihora yitegeye izuba ryo hagati bita inkuba muri Voie lactée, ifite region cyo kumurikira ibyaremwe byose no kubirenuvera bihora na bishya. Ariko ngo tugeze mu gice kwisanzurira mu kuri, kuko urumuri rwo mwibanze ryo mwibanze ni mu ryo mu nkuba bikaca muri Alcyone bigahita bica muri ibi byacu naryo rikatugezaho byose. Ubu ngubu hari renaissance cyakongeye kuvuka bushya kubyaremwe byose, byari ibyatsi byari inyamaswa, ariko by'umwihariko DNA zacu za zindi zangijwe n'abari batwiboneye, ariyo bita kwisazurira mu kuri. Baho umwuzuro wabyo rwose byose urimo kuba muri 2024, aho tuje muri ngabwe ngabwe iri R atongera. Nubwo dufite ngabwe nk'ahantu hitiriwe umuntu yeshyizwe imitsindo y'u Rwanda n'ibanza ryarwo, ariko nyine byo kuba ari igishushanyo cy'uko duturuka muri ngabwe y'ingano. Muri make rero njye mpfundikiye aho ngaho mvuga ko ubwenge nyabwenge mu manyampeke na ngabwe ubwo ni muri R du verseau, imwe igomba kuba ari femelle indi ari mâle, nyampeke ari mâle indi ari femelle, ije muri R astrologie. Ni gute nyampeke iri mare na ngabwe ikaba ari femelle? Birahurira he? Ibindi bya byumvikanye? Yego. Bya byumvikanye. Buriya umwaka munini ni nk'umunsi. Umunsi uziko ugira amasaha 24 ukayibamo ibice bibiri ijoro n'amanywa. Urumva uwo mwaka munini rero nawe ni kumeze kimwe cya kabiri cyayo ni imyaka 12,800. Ubwo hari habanje rero igice kimwe cy'amanywa nganira mu 10 bingahe hatangira ijoro, ariho habaye no kurimuka ku isi bizime Atlantis na Lemuria ari umucuru uyobora. None amasaha y'umucuru ararangiye, amasaha y'umucuru ubwo arangiye rero dutungutse mu mucyo mu manywa. Ubwo rero icyo bavuga muri uwo mwaka munini isi itegera Alcyone mo kabiri, bigitangira no hasi bijya kurangira mu cya kabiri, no itegura Alcyone kayimaramo iteka imwe ngabe imwe. Izo nshuro ebyiri rero imwe n'ingabwe, indi ushobora gusanga ari ikindi kuyireba ihwanye na nyampeke. Ngo hari imwe ari male
imwe arikuramo indi ariteranya mu yandi magambo, ikaba ariyo mpamvu nyine ibintu biteganye, ni nk'uko saa sita z'ijoro ziteganye na saa sita z'amanywa mu yandi magambo. Ibyo rero nubibona rero basanga Nyampeke ari nk'uko imeze muri uwo mwaka munini, ariko iyo tuzi neza n'uko Ngabwe yo igereranya igihe isi itungukira mu mucyo ihwanye na Aquarius nyirizina. Ubwo bizaza kureba Nyampeke na constellation ihwanye nayo. Iya Nyampeke yo nakuya Ngabwe yo ni Verseau. Nibyo turareba neza. nagira ikibazo mbaza Rwirujo taranyaruka. na nshuti agukurikire. Bwana Rwirujo, tukiri aho cyane cyane kuri iyo nyungu na Aquarius, ndasa nk'utandukiraho gato ariko bifite icyo ngira ngo bihurira n'ibyo ngira ngo ndebe ko mwamfasha. Hari ibintu bita mu zodiac constellation, ni nk'ibihe bigena galaxy cyangwa izuba rigana, cyane ko mwadusobanuriye ko inkuba ikomeza mu zuba kuri Ranyere muri pyramide. Yego. So iyo basobanura Aquarius bagaragaza umugore ufite igicuba gisa nk'ikimena amazi cyangwa cyuhira gitanga ubugingo cyangwa ubuzima. Igicuba n'amazi. Na definition yabyo bisomye baravuga ngo ni ngo the world present isigiye kugera mu gihe cyiza ngo cyarivo ni nka revolution kigere mu mwanya ngo mwiza. Iyo bavuga abantu bavutsemo muri icyo gihe bavuga talent, impano, mbese n'ahantu mwamufite amakuru mwabimuzi icyo bishatse aho bihurira. Ibi ngibi byo ni ibyo tuvuze. Uzige uzugura electro zikoze kuko hari igihe bavuga zodiac, ubundi buriya mezi buri yose ni zodiac, ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa gatanu. Yego. Biba mu mwaka mutoya. Ariko ubundi era astrologique ni ahantu izuba ryacu rinyura. Muri eri imwe rihamara imyaka 2,200. Kugira ngo ikore turu ya eri ya zodiac 12 niyo byo bikora umwaka munini no kwa yakubwira. Urumva? Aho rero tuhatunguka rimwe cyangwa nuva ngo izuba n'isi birumvikana kuba biri kumwe, tuhagera aho hantu kabiri muri myaka 25 magana 1920. Tuhagera kabiri aho isi yacu ihamara ere nanone inere. Ubu turimo niba dutungutse muri Aquarius ko nyine Aquarius imara ere 2,400 hafi 2,200 y'imyaka, turahamara imyaka 2,200. Igihe tuheruka mu 10 bingahe bishize nabwo twayihamaze iyo. Nicyo bivuze rero. Murakoze cyane. Murakoze. Igihe ikintu nashakaga kubaza, twari tujya tubona ko Nyampeke ni mu mizi, noneho muri Ngabwe akaba ari mu rugori rw'abami. Noneho tugendeye kuri ibyo ngibyo twari tuvuze yuko muri Ngabwe ni muri Aquarius. Muri Ngabwe ubwayo. Ngabwe ubwayo ni muri Aquarius. None urumuri rutumurikira, mbese tukagira tugakanguka tukamurikirwa. Nari nshaka kumenya ngendeye kuri ibi tuvuga ngo muri Nyampeke ni muri inakowa, mbese nari nshaka kumenya icyo tuba tuvomayo. Ntabwo nzi ko isi yacu ari izuba. Isi yacu mu nda yayo ifite izuba. Kuko mwese tubwo n'iryo zuba riri mu nda y'isi. Rihiteganye n'ibyo tubona hejuru yacu kubera kominikana ayo mazuba. Urumva? Noneho twarabivuze igihe mu kiganiro na Shenge, nariya zuba tureba naryo rihabwa imbaraga n'iriyo mu nkuba riri hejuru cyane ryo muri Paracte. Hamwe rero ni mu izuba ryo mu isi, ahandi no mu izuba ryo mu nkuba. Nubyo bashushanyije ku butaka bw'u Rwanda. Twebwe nta mpapuro dufite zanditseho ibintu, nta bitabo tugira ngo dutwite imisozi. Usomaho ibintu ukamenya mu isanzure aho bagiye babigaragara nuko bimeze. Ibitabo byacu ni imisozi, nuko tuna amapaje y'imisozi yombi. Urumva? Aho bwira bw'isanzure wabo bangiye.
mugenzi wanjye ubanje yaravuze ati verso bivuga umugore usuka amazi kandi kuko niba batwayise igituba ngabwe igituba ubundi ni ingabe y'igituba igituba kisoso gituma amazi bavomera iyo bari badahira inka ni igituba bakoresha urumva ko birajyamo style maze rero nyampeke ubwo ubundi ifite imihagarare ya astrologique nkuko ngabwe nayo ifite imihagarare ya astrologique kimwe kikaba kiri hasi ikindi kikaba kiri hejuru ariko umusaza mukuru nta hasi no hejuru ariko ni ibintu biteganye urumva ni ibintu biteganye kimwe gihereza ikindi ubu ushatse no kubyumva neza uko nyine twavuga ngo iyo astrologique ubirebye muri ibyo by'inyenyeri ubona ko hagati mu isi harimo izuba kandi ry'inkuba riri mu isanzure ubirebeye mu butaka wabona ko u Rwanda ingara ya mbere aho Kagagitumba ihurira n'Akagera ariho Nyampeke nari ukaza kureba wambutse Mwogo ahantu runaka hazwi ko ari wabisonga rya Kamunani wabaye nk'upfuma no bava ngo ruhatungukira hamwe ni mu gihorihori ahandi ni mu ntozi uri ushatse kubona neza wareba aho Kagitumba ko yinjiranamo na umugezi w'umuvumba winjiranamo n'Akagera ubona ko ari neza aho bakuru bajya gushwanya yashaka no mu mizi n'ubundi gukangamira izo nikunda bimeze akavuga akantu k'agatiriyangara ubwo kari mu mizi sakara noneho kurya kubona ko mu gihorihori ngo tuzi anatomi y'u Rwanda aho mu rugo rw'abari nko mu gihorihori cy'u Rwanda nyine wakura wabigiranye ko anatomi yawe nkanjye mu mizi y'ibirenge aho umuntu uzapfa mu itero uzakanagira ibirenge akagwa nyine mu mizi yawe y'ibirenge by'Inyampeke mu mutima ni Kigali mu gihorihori hejuru hariya aho izuba rikuru cyangwa isanzwe ku munyeri kumurikira akaba ariho twumva ko ni igihorihori baza ari igihorihori mu rugori rw'abami crown chakra byose ni ibigereranyo ubwo Rwanda bukoresha ushobora kubikoresha ku mubiri wawe bikakoresha kuri anatomi y'u Rwanda nk'ikinyabuzima bikanabikoresha nyine kuri za astre ku nyenyeri arizo nyenyeri zo mu isanzure byose byanditswe nguko kurushaho kubisoma uko bisomeka nyine ntabwo ko tutagira twebwe mu mapuro cyangwa mu bindi bintu biharati ko buri musozi wose cyangwa buri hantu ku mubiri wawe ntakoze inyandiko ngeze uri kumenya kwisoma numva mbivuzeho gake nibyo aricyo wumvisemo urasobanuye kuri iki gisobanuro cyiza ufasha nshuti nanjye kuri astronomy nk'uko wari ubivuze nibyo hari abantu basoreje kare mbere ko tukubaza ati Aquarius tugezemo ni kwiza gushyira ibintu mu mwuzuro wabyo kandi mukuri iyo bavuga Aquarius hari abantu bavuga ngo ni air ni itanga ubuzima cyangwa umwuka nufatika kandi uwo mugore icyo gicuba ngo ni symbole mbese aje gutanga ubuzima n'ubuzima bushya tujemo kandi bukwiye nyine bw'umwuzuro nyabwo rero ushobora gusanga bamugana ko iyo revolution ya 12 ya Emmanuel wacu ibije gutangirira kuko ari watubwiye ngo ni reincarnation ya nyuma ariwe kibogo wa nyuma hano mu Rwanda bigahura niyo Aquarius nayo mazi n'uwo mugore n'igicuba murakoze rwose murakoze cyane murakoze nibyo ubwiru bw'u Rwanda bwanditse mu nyandiko ikomeye kandi ibintu byose bigenda bigereranwa niyo mpamvu kubyumva nyine birasaba kwitonda umuntu akageranya ibintu byinshi iby'ingenzi byumvikanye murakoze reka mbashimire rero none isoko ya byose na bose na twese komeze kuza nama murakoze ndabashimira namwe murakoze ingoma yogere hose ni y'Abanyarwanda komeza ntwari komeza utsinde ni wowe ngabikinga ntugatinye ntukagwabire horane ikuzo urinze ubumwe urinze intego ufatiwe iburyo ngaho kora ngaho komeza uhashye ibigwari ingoma ingoma y'imbaraga kandi ireza ingoma igatsinda ingoma yogere hose ni y'Abanyarwanda
ingoma ibwiza ingoma i Rwanda ngwino dutaramire ingoma yogere ingoma ibwiza ingoma i Rwanda ngwino dutsinde dukotane ntihagire usigara nta muto muri twe nirumena cyangwa ishyaka ntikikizwa kurya rwasamirana baririmba b'inkoranamaha yabyari rwagiriza amaze ntigira inkiko bakikanya imana y'imanza yigize ingabo urwego batarivuga n'ishyanga kurya rirumena cyangwa ndarikunda indatirwa mihi inkingo zikikiwe n'ingabo inkindi zirayikindikiye rwasamirana ntirahakana abagabo kurya n'indatirwa bahizi tukivugamo imihigo rwamirenga nawarwanya umutima w'abanyarwanda ngo utsinde niyo tsinda we ingoma y'imbaraga kandi iresa